Bazazi witwa gabaje yambu cyane. Ngahika. Bona abantu bimbwa nabo mbana. Tumara mu gatatu twebwe. None kuri avuga ko urandwe yasaze cyangwa hasaze nyiri gusara none se nimba muri ya gatandatu. Navuga amazi ngo ntuzigere kandi uzameze atandatu ariko. Nugwarura rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu. Atandatu se ameze n'utwaye sinjisho ntagisengiwe. Waratsa mata. Tayatanye urabona. Nayasanze urabona manye. None abaka none urandwe dukumva hari kibazo afite. Kandi abagana inabagira kandi ngo ni pastor kayoboye n'icyo kanisa kwa bwana andika bwana nakubawa kubahwa zakayo ati none se zigiye batwatangaye kugira amenye abana nzazamukana ko arabonza se I don't want peace. I want problems always. Ndamushiramo ikasaba ndabasiba bate samedi azagenda nyaza samedi agiye mutamwiza samedi azatunzamujana natara sigara nataza sigara na boss ndaye ubundi muntu kiramo cyanya bitanga iko tuzavana nawe gatwibira akanga kaza zakayowe yumva ko tushishikaye mwana wa mama nano onteruho abo tuntu twa feeling sugira yumva nyine wandike nyine inyandiko irimo ikijwe abashaka gato kamwe ikijwe ashaka gato niwe ushaka andika gato ukira ngo kwandika ngo wandike anyahira cyane abo kiburyo yinde ndamubona yijira yakingiwe muri karitsiye ukagira ngo ndi umuntu muzima noneho wuzuye amaye nka ko byakora buragi burya so kukibaho bahari papa akabakira bakira niyo batazaja mu ijoro kuntu wicaye kabisa menye barangoze simbizi narozwa nakanyange yambu cyane ngahika izi niwe nazo abakira no kubayeho n'icyo cyane cyakuye abantu bakitwa amahoro n'amahoro nguzuba wa mwana wanje mutayagwaye apaye karame yaragwaye ejo bundi yagwaye avuye ku ishuri bamuteye umusarani yagwaye kwiruka nyamara udushimbo rudahiye simbizi yariye ariko se we ni muzima ko mpambona imisatsi yacuramye mubukeneka umuzo ni yamba tajadora si gatubaye namwe yava mu nka ara nayo ngaturuzi kwa chonga abakire ni atare ndabizi ndabugira urasoma nari moto ngayici ugezuba hari mugira amakuru kwibati gute byiza je nago naburara mu kire yawe bariwe ukumenya ngiye ku ishuri wiga hayaya guhabejo wari zikaka ko hirya ntuye tatuye muri za nzu twubatse tupanze se tupanze namwe ngira so kuva kera tuze kubaka ino arananije ndene byakore nuko ga rande damaye nafi abyagenze gute umwana arakorora ngo fuku ngo ari gukorora gute umwana yarira ngo urupangu rwanyise nyine abana barira twakwata amatara maremare ngo yazimye ngo yamaze twese ntitwura wenda ko tumaranye amezi atandatu tutishura ariko tumaranye amezi atandatu twebwe none kuri avuga ko urandwe yasaze cyangwa hasaze nyiri gusara none se nimba muri amezi atandatu navuga amazi ngo ntuzigere kandi uzameze atandatu ariko nugwarura rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu atandatu se amezi n'utwaye sinjisho ntagisengiwe uratsa matara tayatanye urabona nayasanze urabona manye none abaka none urandwe dukumva hari kibazo afite kandi abagana inabagira kandi ngo ni pastor kayoboye n'icyo kanisa ariko pastor se arabihura n'umurevera gute afata umukristo wiwe sengera mu kanisa giye mu diakone gute atabona ko nawe mukorera
Ega business ariko ramwe kuri social media nuko kanani ndavuga ati nta mpamvu none ije amakuru avuga sinza bihuriye n'ikaramu ingarande ugiye yakwirukanye niba yakwirukanye nimbagize ate ntangiye kanyahuriye n'ikaramu yampaye icumweru kimwe ndana gashakoshi ushira mwikaye hoya amaye icumweru kimwe ndavuga ati ngere kumwana kwa Magufuli wenda hari cyo yafasha ariko ngize igitekerezo irikayira yenzanye ta wanayenzanye delfataka Nigga mwiza ngo je bundi numvise ngo wari mu Bushinwa tuvuye twageze na mu Buhinde za Bangladesh hose none ni kari shasha majyatse wa muhungu wanje David ndebe tubona ni yego cyane David wanje zakake ni koko usibye umugi bamufashe ariko bisigaye muri bunyene abana b'ubwenge cyane n'umwana zatona nkase kuri bane ari kicucu abana nyawo wanyuma reka ni karamu se umwana se devora munani tubenka bafasha ndoro ko twabone kugenda yifata neza wandike ukutu narije ngufashe kwandika wega ngo wabaye muvuze aho wayoboye inanikarisa ry'abagore abagore wayoboye banani ba Nyamwiza uyobora aba banani itorero aba banyirashimwe uyu mugore nani uyu mugore amusubira labigwa abo se ngo bakinoro bose ngo ruhoro umva nabaye nko muri mu kwitana n'abagore ndavuga ati ngo afite ubwenge cyane kuko umuntu ayobora abagore afite ubwenge bwinshi niba kuyobora igihugu noneho ndavuga ati mwegerega ibuga afite ubwenge none ganabinje mu nyandikire leta aho twandikire randiro dise tumusaba imbabazi oya yeso anje utangiye gukina cyane Iretre kandi iretre shaka igende to just nyine ikubite nyine ahantu igiye ibica muri highway shaka twandike iretre igende kuri ku mwango witwa nani baraha mu ijuru muri gihugu cyo mu ijuru ko ndabona n'amasaha ayegerezaga ngaho utunganya imodoka ko ndagenda mukanya tubiganira n'abandi kuba wowe utunganya ko ngene nandi wagene wanditse leta wandikira mubwira okay nandikira umuyobozi wo mu ijuru zi bariyo ijuru se kuyoboye n'umwami Yesu nase oya niyo sanga hari rwose yahaye imidugudu yahaye udukaritiye shaka inzu batwemereye ko ziriyo ariko nziza n'ibintu by'ikamisa cyane Hazani umva bavuga ngo wari inzu zacu duvuga yagiye gutegura ngo iyo tuzana Yesu ariko none nshaka ngo wandike rero urumva wowe none dukeneye kugeza hari bifuje kuja kuba je shaka iriya nzu yanje God have mercy upon us bamubwire niba bayisoje ndende kuko ibintu byarandurira byane mu isi nabihaza uzinzirire mu ijuru ndayizi nibugene uhagarara mu yara kugo oya ujagenda wamenyesheje nono oya utayumva soko ndaje ubese kwitura none bakirega noneho hari ukuntu waje bazana ibintu byinshi waje uvuga kwa birasa bigira ngo ngana kamwe ndaje yaje ngaka ukuvuga ngo waje uvuga ngo uzana amatara n'amazi bebe ukuvuga ngo shaka unyandikire letre wandikire letre andika tangira hano aho andika introduction urambira no nakubwira sawa introduction ndabona yakara namaramuke wenda umuntu waje ngo ni David ndabona ari nyara ngisanga yari nyayo nga introduction cy'umurongo gabazabibona yakaramu yawe baba andika bwana uvuze gute bwana muyobozi tugende if you don't get it forget about it ko twamashije ganonega andika kandi wandika neza kandi kuboneka ko niyo kwandikira ko waje ngana nta bundi bufasha wasabye ndongoreze kutuzi
banyuze mu kanwa kavuze ngo twandikire bwana muyobozi ese ndandikira igihugu umugabo ari mwijuru umuntu w'umugabo nakwizera ushaka bijanye n'iki twumviga muri abantu baza kumbariza ibintu by'inzu yanje aho igereye nimba ifite amarangi yose cange nimba ari amakarabura menye ngo nzazamukana ibintu bikwiye bimeze gute nimba buramwo televiziyo menye ngo nzayizamukana nimba buramwo dushe na toilette menye ngo hasigaye dushe na toilette nize kwa nani hano onye kwa hano hirya kwa rushika fasheho toilette amwe agurishirize n'uzeye ndayizamukanye menye ibyo ko ibintu by'ukuri iyo ushatse ibintu ujanye n'inzu I don't want peace. okay I want problems always. kwishuza inzu kwishuza nukujizi cyane gusaba nuko nishuza kabari twemereye ndabifite none sinzi baduhaye batwemereye nadukuze hara Nyabugogo rameke yishuza inzu rameke yishuza inzu bamwemereye iri kubakwa mu inzu ubu zashira n'agafoto kawaga agafoto ndagafite kwishuza inzu none ureba n'inzu n'inzu y'ijanye n'inyubako barabaga umugabo bari yankeneye umuntu wambwiye umunyabwenge wagenda kunsobanuriza gusemura ko biragoye gusemura ikinyarwanda n'ijuru umugabo w'umunyabwenge wamenya nk'abagabo bagiye imbere yacu basemura inzu bibiri bivuga abagabo bagiye bubaka n'abagiye bakundura bakutunyanga hari abasenyeje inkike z'iyeriko waba utuvuga bazizi aho ntibabaza iby'inzu kandi yarasenye ariko hari umugabo hari Zakayo na Daniel isi wubatse inzu ze Yerusalemu niyo yubatse niyo yubatse aho ari mu Zakayo nawe ngo yari umukoresha w'ikoro yarasudiraga nyango aho abo babiri turandira babiri bombi bandikire twakwandikiye umwe kwazamenyesha mugenzi we okay andikira umwe turamubwira nawe bazarisoma nari babiri umwe azahita n'undi bagende badeklare kubera ko umwe yakoresha yari umukoresha w'ikoro nimba ari ikoro ari ikoki uwundi akaba ari umukoresha ni Daniel dutangire kwa Zakayo tangira Zakayo niyo yagira n'umunwa mwinshi azi kuvuga bwana andika ati bwana nyakubahwa kubahwa Zakayo ati turakuramukije ndakuramukije pana wewe ninjega ndi kuvuga ndakuramukije ndagusuhuje jewe rameke mbinguni arabiza nije sheje sinza Zakayo ndagusuhuje rameke mbinguni kandi bari bari kabinini ndagusuhuje je rameke mbinguni Jerameke mbinguni gashiremo mbinguni nawe yishiremo karimo ha none ko bari kibazo mbinguni na buri kibazo gute na mbinguni bimwe ahubwo nyine barabona ibice bibiri ahubwo ushaka natwe mu bitekerezo aho ese mumeze mute iyo hakurya mumeze gute Zakayo gute Zakayo ati se wowe utuye ngaho ubona bimeze gute kubijanye n'imyubakire wowe uri mu ijuru ayo mazu aho ubona bari kutwubakira rero nta n'ijambo ry'ubwenge yuzamo no kwa mu kandi umunsi warangira mu kanje kanyerera wewe na mutundi tuntu uri mu ijuru wowe uri mu ijuru aho utuye ubona gute amazu yarashize kiri muvandi nkashaka muvandi Zakayo yavuze ko turi inshuti muvandi bari kubukene ni kubera ubukene bise Zakayo muvandi cyangwa wandike mwene data reka twandike muvandi mwene data turandika kuri uriya mugabo mwene data turavuga Daniel na mwene data uyu ni muvandi mwe wawe aho ati se wakomeje kugira amanyanga ayo makuru nari nkene kuyamenya ahubwo mbere ko tutarasaba iyo nzu yawe Nubwo muvuga nabi ngo tutakora nabi ngo tumugure cyangwa ngo arakare turakaze urwandiko twamubajije bya bintu twari tuzatwumva mubaze ko ugira umubaza amagambo abiri amafraze abiri karenge 200 ese koko niwe wari mu gufi muri ya quartier atese turakura kugezana n'ubu uracakomeje kubungana nkanzo baduvuye mbere na mbere tubabarire kukubaza akakantu no gushiragaho kantu ko kubabarira ese muvandi twakomeje kuba mugufi katuze kwa mugabo wacu tutubanya hano ngo ni inzovu aha tugira umuhungu nizo murasharesha se nazovu cyangwa warakuze ikindi ati niba utarakura gira umanuke ino bagutera urushinge ukahita ukura na mesi niko bamugize
siko amugeze Messi ati barabikora ino muri Argentine nawe ngo yari umuhungu udakura ati niba baragutaraga kamwe yese azaye cyangwa cyangwa Messi nawe ayari nawe mu bantu bari kuri aho urenze amagambo abiri kuko yatarakara oya nandize namubwiye ati se nimba utaranakura wonagaruka hano yagutera urushinge tukareba uko Faisal aho kose twongeze ahubwo utwo twibagara icyo twari cyinzu nyine twabizana ahubwo kuba bavuga ko yingiye igiti kandi kamenya ko abantu bakeye bambaraga amakanzu uyaranje ntuvuga amagambo menshi uya mugabo ndamuzi cyane arakara kuri rero wamwanitse kuri muri biriya bavuga ngo yari uko yabona umuntu mugufi baza kurakarira ngo ngo ari rero gusandika ibyo nkubwiye batsireke kurandikira n'inzu byewe niyo imbabaje cyane aho reka tugaruke kuri topic zacu ano kuri bazatwishyuraga nawe muzi dushaka inzu imanje se ese ko ngiye nshaka inzu yaje imufite yawe shaka inzu y'ibirameke bitatu na sale birameke ijina bitatu mwumvira bakene ko nzasaba wari mu yabinga nyakimwe icyumba kimwe twakira mu bana abana barindwi imyaka 3 maze ushatse mfite abana barindwi nk'ese na bya bakene bago mutekereza andika none bari mu cyumba kimwe n'abana barindwi n'umugore icyumba kimwe dushaka twareta ariko sirasohoka tubikorera indani byose none ku myaka ingahe maze wubatse abana ni buri munsi hari abana byaye hanze barakomeje kubagana turi amajyo se yari ukomeje kugira komeza aba twaturanye mu base kuri bawe so noneho yisigurike ise waza kause oya so kakicyongereza gayimva ko nabuze kubera ko nabashi natuye hirya no batize aradushyize amazi so what happened niki chabase what happened sasa wanze tuweze kuuza kuziwa what happened in heaven soko ibyo cyabaye kwa hivi even se namuturanye even ni kariti ni ntuze ni mbinguni niye urumva nige zirizi nazawe bane ke hivi even ni okay wasoje okay cyumurongo icitondeko ati aho twari muri introduction ahubwo ati ibyo byari byibanze byo kubanya makuru tumenya makuru yose ati nyuma niyo twishura turakeneye kumenya inzu ibibuzemwo nzabizamukana andika ahubwo hari ibyo ufite utazibarandura iyo nzu zaheza rameke mu ijuru uzampa nkarambika wumvaga noneho ga konda sijo wandika nirameke andika ngo iyo ntari gusaba mbwira ifite amadirisha ngaho menya amarido nzazamukana iyo nzu uzampa uzanshakira inzu uzampa inganite inganite kode interrogation shaka dutatu tubaza dutatu garimwe ko bikomeye none habone ko rameke nabyize mu yake ati ifite dushe na toilette zinga kuko abana banje n'abantu baguma bibuka muri toilette buri kanya izuzura babonye bagwaye cyane bazakunda gukora ingwara zo kwiruka none ndaje barashyize fona bavuga ngo bari mazaza ibyo baza nase sabira mbaraye ndabaza abana se baragwaye ati none se zigiye batwatangaye kugira amenye abana nzazamukana ko arabo nzasiga nzasiga abaza basiga ko ubu njya Bosco ubu nzamusigina sinaje umwana ni gicu naza mwishuri ntiyumva ntawe nkagira none tuvuze ko ari ibintu bisabana nibarinde ngayo rero hano ni ngombwa ko tuvuga bizatwara n'abazasigara ariko abazasigara zakazakonza tese bazasigara kwandi zakaba nimba ari umubyeyi okay andika bane mu bana barindwi bane nzatwara kuko abandi batatu bo ni ibipfu hazaza bane nimwandiki ati bwana zaka abana barindwi
ariko nzashikana bane niyo nkeneye ko tuzabana nawe reka twibura akanga kaza kawe zakayowe yumva ko tushishikaye mwana wa mama nano onteye uruhu urabona utuntu twa feeling sugira yumva nyine wandike nyine inyandiko irimo romantique uzi kuzababaza ko zakaya tazamenya iki ururimi twakoresha kandi nabwiye ko nitugera hano kuri umurongo turamubwira ngo uru rukatasi mu rusomane n'umugabo ngo yitwa Daniel ugende mu rugo umusange mu rusomane kugira ngo muguye kuko Daniel nawe yarize Daniel yazi cyaje natwari bari baburo Daniel yarize yabaye amadirisha baherekeza ku mwami ngo musenge bakaherekeza iwabo nubwo yize yagira cy'umutima none andika tabo bane nabo ti naba azaje gucika naba ubuzeza no zamukora naba siko zagira yesuzo ati mu bana nzazana uwa mbere twanze tugure imbaraga abahungu baranga cyane ko neza nkenera cyane mu buzima busanzwe uwa mbere ni uwa mbere mu bazaza umuhungu ngo Samedi azaza numubona Samedi tuzaturi kumwe Samedi wenda byo gucangaza kayo yitwa kuwa gatandatu cyangwa se unavuga nipo tutazamucanga uyu ni Samedi arimo amazina atatu kuko agiye tutuzina twino ku mabarabara okay atumuhungu wa kabiri nawe uwa kabiri yitwa Matayo uyu tazagerayo tazagerayo tuzagera muri yonzo ariko Samedi yogenda Samedi azagenda atari naho nzaje uyu muhungu wa kabiri nje yarananiye ni muhehesi kuko yagendaga agafata abana barandi baganje ngo nicyo nkunda nijurwa n'ahantu ngiye amakuru yonzo ngiye gutura n'ahantu hacecetse ni mu VIP nta munwa kandi agira umuntu urumva umuhungu asigaye mwandikira ngo Zaka hari umuhungu hano usize yitwa Matayo agira akanwa nta mpamvu yo kuza ngiye gusakuza abantu Matayo arasigaye Matayo arasigaye Zaka kubera akanwa ke agira akanwa kandi hejuru hari ahantu hacecetse akanwa ke kandi akunda kurya kandi hejuru hari ngo buki n'amata ibyo ntabyo yabasha akunda kurya niyo mpamvu ndamujijije azize akanwa mwandika ati azize akanwa andika munsi azize Matayo azize akanwa ndetse no kurya kuko mwijuru ndetse no kurya bazita mu mifungurire kuko mwijuru banywa amata n'ubuki igihugu cy'amata n'ubuki ariko ganase nawe aha ntiyobora amata n'ejo nta kibazo ariko naje uzabihanganaza ka tuvuge ayo gatatu zogenda twanditse ubusaba direka tumugire buke nuko bazagiraga sawa turamavivure uwa gatatu zaza uyazaza n'umukobwa ngo Nyabitanga uyazaza Nyabitanga azagenda atagiye ndazinzi naje andika ati Nyabitanga araje turi icumba ciwe hano andika hasi turacahujije kugira ngo wandike nimba Nyabitanga azagenda ibyo nzasigara Mwega urifite inzu yawe hano je gushaka inzu ariko ngo nyine ko naza nitegura mbere yuko uzi ko ndambwira ngira ubu twaje gushaka ngo wowe urabizi ko bakiriya bavuze ngo tani naza mu ijuru tamukire nazagera mu ijuru uri mu mahana turabino n'umurabi tumaze kombeje Nyabitanga agasigara amata akazamuka uko Nyabitanga bigenda sabwe umukozi wakaza mu murete ndaye amata gusa atagira ibintu byo gufatisha dukomeze umugabo hari umugabo yarwaye twandike ntakubwira n'abakuru hari umugabo waje gusaba ikimasa bakizi ajya gutira ikimasa mugenzi w'inshuti ashika asanga bahishije amateka yamubaza arya amateka haza undi nyuma y'uko niyo cya kimasa iyo ashike avuga ahagaze ati nje nkeneye ikimasa n'ikindi aragitwara burya amaze kurya amateka ati naje nkeneye ikimasa
niyo havuga jambo n'amateke yagize bazahindura umuntu igifu nawe nuhekera ku muretse napfa kabiri gafekera andika ngo Nyabitanga umutegurira icyumba gifite dushe na toilette akunda koga cyane umunyesuku muri wa gatatu ya Nyabitanga ariko kuraganza hasigarimo n'umunyesuku cyane ibizugu kizasigaribona kubona mu ijuru nico kintu da Nyabitanga dushe toilette ibyo bintu ni arabikunda cyane ariko twebwe ntuko twagiye dukurira byaro ibintu tugaze kuzawe mbona irimo byose okay uwa gatatu atazagerayo utazejayo navuze ko uzajeje Nyabitangaragiye abagiye na summit azambi tuzajana aba basigaye ni batahiyorenga hano okay ati subutu andika ngo ati subutu ni muntu hoya subutu kazamukayo uyu matayo subutu ni kugira azapira yibesha tapije subutu matayo subutu tunonda ahubwo naturiye aturiye yewe zo bariri aho hano munsi nandika ngo pikiji babasiga tubitagiye ibyo zira sijya mu ijuru sijya abantu batorari kiretse nazi dahindura nyuma azashaka kugenda wewe Max akimbaza nazo bituma akoma ibyo zira ukagira no kugita umwana tuza kwitwitikije bomita Pax ati pikiji sekje gende oya kije gitu sirani na makara gitu tugeso no akundi gikoma kandi mwijoro kama kiri tacho nibyanditswe byera ndantu havuga igikoma ngo tuzarya iki okay